Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu indabo za avoka zihubuka. Turebe n'icyo wakora kugira ngo zidahubuka. Nkuko mureba iki giti gifite indabo nyinshi cyane, ariko nanone gifite avoka ari hejuru muri kubona zitahubutse, ni nyinshi cyane zitahubutse. Ariko turashaka kuganira na agronome kugira batubwire kuki indabo zihubuka, ubundi wakora iki kugira ngo urwanye iryo hubuka ry'indabo. Ko turabizi ko umusaruro wa avoka uturuka kuri zanda biba yarabije. Rero nimba zihubutse umusaruro uzaba mukeya. Ntimucikwe n'iki kiganiro kuko murumva ko umuntu ufite avoka nushaka kuzihinga agomba kumenya iri somo, impamvu indabo zihubuka n'icyo wakora kugira ngo zidahubuka. Tugendane twese muri iki kiganiro kandi abasanga umukirebe kirangire kuko kirimo inyigisho nyinshi. Agronome Fernand, uyu munsi ndagarutse kugira ngo twigishe uko warinda igiti cyawe indabo ntizigwe cy'avoka ukeza umusaruro mwinshi. Murakoze cyane kandi karibu. Yes. Aha, nkuko turi kubona kino giti gifite avoka nyinshi. Ariko nanone gifite n'ururabo. Dore nguru. Yego. Aha. Urabona ko ari mu gihe cy'impeshyi. Yego. Ariko urarubona. Yego, ndi kurubona. Aha, ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo ururaba rurinde azeze avoka nyinshi? Hari ibintu wenda ndi bushyire mu byiciro. Hari icyiciro cya mbere. Yego. Nk'ubu turi mu gihe cy'impeshyi. Yego. Ubwo ni ikijyanye no gusasira. Yego. No gusasira ngira ngo wareba igiti cyanjye kirasasiye. Yego. Ibyanjye birasasiye. Yego. Ndabyereka, ndaza kwerekana ukuntu gisasiye. Icyo ni icyiciro cya mbere. Yego. Hari icyiciro cya kabiri. Hari igihe cyo kwirinda amazi menshi. Amazi menshi. Wasasiye, uravomere cyangwa se imvura iri kugwa. Hari ikibazo cy'amazi akenewe. Hari ikibazo cy'amazi menshi. Ubwo wabyirinda gute by'amazi? Ni ukuvuga ngo igihingwa cyacu tugomba kugitera ku buryo amazi ataza ngo arekemo. Kwa kundi urabona bya ibidendezi urabizi. Ibidendezi. Kirazira. Okay. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwacu bugomba kuba burekura amazi narabibabwiye icyo kintu. Nabyumvise. Ni ukuvuga ngo amazi yacu agomba kuba agenda. Ikindi cya gatatu. Icya gatatu hari ikibazo cy'imyunyu ngugu. Imyunyu ngugu. Ubwo ni ifumbire. Fumbire. Y'imborera? Hari imborera. Ura mu mborera hari amafumbire tubonamo. Yego. Ibyo twita ngo za NPK, yego, nitrogene, phosphate, yego. Ariko hari n'imyunyu ngugu yindi ikenewe yo ku mababi. Yego. Utera ku mababi? Yego. Aha. Ndanayibereka. Ndabakuraza kwitwereka. Yego. Icyo kintu rero kijyanye n'imyunyu. Ikintu kijyanye n'imyunyu ngugu tukiteho. Iyo myunyu ngugu yitwa ngo iki ku bantu batayizi? Dukunda kubyita ngo nama easy grow. Easy grow. Yego. Ama easy grow, ama DI grow, nama foliar fertilizer, nama fumbire y'amababi. Yego. Abarimo imyunyu ngugu. Yego. Igihingwa kidapfa kubona mu ifumbire y'imborera. Ni nka kwa kundi umwana ari cyo bita inyongeramirire. Uramfashije. Abazungu bajya barya inyongeramirire. Iriya myunyu ngugu rero. Uyitera mu gihe igiti cyarabije cyangwa igitararabye? Hari imyunyu ngugu ku bwoko butatu. Hari imyunyu ngugu ikuza igihingwa. Yego. Hari imyunyu ngugu yo kurinda igihingwa. Yego. Hari imyunyu ngugu ijyanye n'ibi ngibi. Yego. N'ururabo. Yego. Ubwo hari izatera ku mababi? Easy grow fruit and flower. Icy'ingenzi ni igiki aho ngaho? Aha ngaha rero wambajije ku kijyanye no kudahunguka ku rurabo. Kudahunguka ni imyunyu ngugu ya gatatu. Fruit and flower. Fruit and flower. Ubwo uzajya kugura imyunyu ngugu easy grow and fruit and flower. Birasobanutse. Wenda nkoresheje ururimi rw'ikigoronome. Yego. Reka se nubwira abantu gato uko mbyumvise kugira ngo abari kwiga babimenye neza. Birasaba gusasira, bigasaba kuvomerera, bigasaba gushyiraho ifumbire y'imborera, bigasaba no kongeraho indi fumbire yitwa DI grow, easy grow, fruit and flower. Aha, none ikintu nibaza ko hari ahantu njya nca nkabona umuntu yahinze avoka nyinshi cyane ariko ageze hagati ahingamo akayateramo imyaka. Biriya bintu ni byiza? Ariko hari ikintu nababwiye yuko hari igihe ducishamo. Yego. Mu gihe ibiti bitaragira gute? Bitarakura.
hari naho mwabonye njyewe nacijemo insina yego buriya igihingwa gifite iki gihingwa cyacu giti cyavoka gifite ubushobozi bwo guca insina igacika. none se umuntu ahinzemo ntiyatema imizi ko aricyo nari ndi kwibaza. oya nababwiye ko dutera cya gihe igiti kikiri hehe kikiri mu bwana. hari umuntu wabonye wahinzemo ibiti byarakuze nk'uku nguku. oya kirazira kikaziririzwa. ubwo yakoze ikosa. ni ikosa pe. ubwo mbwira abantu urebe nk'iki giti okay reka nkegere gato urebe neza nawe imizi irarenga ahangaha ngiye. yego none ufashe isuku ugize gute. yego urabona nk'ahantu iki giti bimwe nababwiraga kirasasiye gisasiye nko kuri metero n'igice uvuye ku giti ukagera metero ebyiri. hariho ibyatsi munsi batubwiye ko bamennyemo ifumbire. hano ndaza kubereka ifumbire y'imborera yiboze neza ariko banakoresheje ifumbire y'inkoko uko nge nabibonye. ndaza kuyibereka mu kanya gatoya. aha ubwo icyo bivuze iyi mizi nuhingamo igiti kimaze kungana nk'uku nguku uzatema ya mizi y'igiti ntabwo kizera za ndabo nabwo zizahubuka. aha reka dukomeze na agronome. aha ngaha kuri iki kintu tubwiye cyo gushyiraho ifumbire ya Easy Grow n'ifumbire y'imborera, ese niba igiti kimaze kungana nk'uku nguku kandi kirarabije mure kukibona, agronome tubwire ni ryari wahindura, ni ryari washyira iyo fumbire y'imborera cyangwa se ni ryari washyiraho ya fumbire ya Easy Grow. murakoze cyane. gereranya n'uru rurabo mbwire tubarirwa tugenderaho. yego reka narabeke wenda yitwereke nta kibazo. yego murabibona tujye tunagira tuniga tunareba. yego murabibona ni Easy Grow byanditseho Easy Grow flower and fruit. yego murabona ko ifite hano 14 11 33. reka negere kugira ngo ibyo bintu bigaragare. aha ni 14. bivuze iki? iyi ni azote phosphore yego potassium yego T and E ni remazindi. izo remazindi reka nzibereka ibyo bituma igihingwa kigira. yego harimo boron, harimo copper, harimo iron, harimo magnesium, yego harimo molybden, harimo zinc, yego harimo amino acid. biri muri cya gice twise TE. yego mubyumve neza. bivuga ngo umuhinzi wese yagakwiye gushyiraho Easy Grow. iyi nta kibazo. iyi ni ifumbire iva ku bihingwa. iyi ntabwo ari za fumbire twita ngo ni mutinya mujya mutinya. izi rwose ntimuzitinye. aha tubwire none rero icyo kintu igihe uzayishyiriraho Easy Grow. oya ndeka ndanabibereke byose biba bigaragara. mu gihe dufite ururabo rwacu ni hagati y'iminsi 7 na 14. iminsi 7 na 14 ngira ngo mubirebe neza. reka nabyo mbyerekane iminsi 7. ariko sinze kwamamariza uru ruganda. yego nta kibazo kuko icyo dushaka nuko abahinzi bavoka bunguka kandi bakeza. yego ni ukuvuga ngo tuba tugiye gukomeza ubushobozi bw'utubuto twacu. iminsi 7 na 14 ni igihe umaze gutera hagati y'7 na 14. ariko mu kirere cyacu muri klima yacu yego mu Rwanda ni iminsi nka 14-15. yego kuko u Rwanda nta kibazo rufite kijyanye n'uburwayi. yego ikindi nababwiye cyane hari indwara y'uduhumyo. umuntu azayibwirwa n'iki rero? nababwiye mu gihe cy'imvura. imvura nyinshi azakora iki iyo ndwara kugira ngo irwanye iyo ndwara? uwo muti ndaza kubereka nawo. ni ukuvuga ngo ni roketi ni iki? oya no ntabwo ari roketi. roketi ni irwanya udukoko. okay na roketi nayigeraho ariko ntitukayite roketi nka roketi. ni insecticide buriya. insecticide kuko ushobora gukoresha roketi, ushobora gukoresha izindi amadudu, ushobora gukoresha iki. umwiza ni uwuhe utahumanya cyane? iyi n'imiti yacu yinjira mu Rwanda ibiri certifiye. leta y'u Rwanda irabigenzura rwose. mbibabwire umuti muzabona ku isoko. yego ufite etikete baba bawemeye. yego kuko dufite ikigo kibigenzura. yego noneho naringiye ku kijyanye n'uduhumyo. yego hari igihe mboreka negere nk'urubuto hano. yego negere nk'urubuto hano tuze nk'ahangaha munyihangane wenda ngiye kuruca ruteze. yego ruce nta kibazo. hari igihe muzabona hano hagati y'ahangaha mfashe. yego sa nuza hano turebe ukuntu urwo rubuto rumeze.
yego. murabona ahangaha hagati ya ahangaha nino nkondo nciye yego hari igihe hazamo indwara dukunda kwitwa indwara ngo y'imvura ukagira ngo ireza avoka no ukabona ahubwo hagati y'intuza irarekuye iracitse iratakaye avoka guhubuka zitarera muri kunyumva neza zitarera wabibonye hano yego urabona ko izi zikomeye yego yimpereza hano nyerekane kuri kamera rwose ni ukuvuga ngo iyi avoka nta kibazo ifite urabona naho nciriye yego iyi avoka nta kibazo ifite nta kibazo aha reba naho nciriye kampereze nako nkerekane kuri kamera yego ngaka hano yego nako nta kibazo gafite bivuze iki kuba hari icyatsi kibisi nuko avoka nta burwayi ifite ubuziranenge ifite ubuziranenge icyo navugaga ni iki ngiki hari indwara y'ubuhumyi ikunda kuza gihe cya gihe cy'imvura nyinshi abantu baza kubyumva byumve neza yego avoka zigahubuka imvura iri kugwa mujya mubibona ntabwo najyaga mbyita ariko zirandagaye ariko imvura iragwa ese ni biki twaya dushakisha ngo turamanikamo ngo yego bya gakondo reka bireke ibyo ngibyo reka dukomeze ku cyacu ahangaha burya tuba twagize ikintu cyitwa maladie fongique indwara iterwa n'uduhumyo urayivura ute rero sasa urayivuza iki rero iyo ndwara ivurwa ni n'amafungisi dukunda kwita ngo ni amafu dukunda kwita ngo za detane ndayizi ndayizi ku nyanya ku nyanya yego harimo amakopa skorayide ni menshi ubwo bayita muri terime tekinike ni amafungicide bivuga ngo abakunzi ba Mr Tech Rwanda bari kureba kino kiganiro niba avoka zawe zihubuka mu gihe cy'imvura ni ukuvuga ngo igiti cyawe ibiti byawe birwaye indwara y'uduhumyo birasaba kutera amafungicide cyangwa se za detane mu rurimi dukunze kumva harimo detane begera abacuruzi ubitera ku ndabo bitera ku mbuto utera ku mababi burya amababi niyo akurura ibitunga cyangwa se ibirwanya indwara n'ibitunga igihingwa hari imizi hari n'amababi yego bivuga ngo iyi miti y'inyongeramirire cyangwa se ivura indwara turayishyira ku mababi no ku ndabo mababi abantu baza kumurikira ndi kubona utwo tuntu nkurikire yego reka negereze kamera ndi kubonaho utuntu tw'udutsi harimo udutsi noneho muri turiya dutsi mo indani hari utuntu tuba mu gitondo tuba twifunguye amatomate iyo twifunguye yego nano hejuru tubaho ariko burya munsi niho tuba twinshi iyo twifunguye biba bivuze iki iyo twifunguye mu gihe cya mu gitondo nibwo igihingwa kibasha gukurura ibigitunga cyangwa se imbaraga n'ibijya kurinda izo ndwara utwinshi rero tuba hano munsi hano hejuru ni duke ariko naho tuba yego ariko burya nitujya gutera tujya tunita kuri atu tubabi two hejuru reka ntwegereze natwo yego reka ntwegereze ko dufite imbaraga zo gukurura cyane kurenza ibyashaje cyamaze gusaza ongera utwerekane oya dore ngutu nutera uratera ku mitwe utu tuba tugikurura dufite n'imbaraga zo gukurura yego niho wa mwana ukiri muto umwana ukiri muto burya afite imbaraga kurenza umusaza watubonye dore ngutu yego natubonye bivuga ngo iki kiganiro ngikoze kugira ngo abantu bahinga avoka twagiye dukora ibiganiro bitandukanye ariko ugasanga rimwe na rimwe indabo zirahunguka kugira ngo weze twumvise yuko ugomba kwita ku gihingwa ugashyiraho ifumbire cyane ugasasira nk'uko nabibabwiye ndaza kubereka hano iki giti cy'uyu mugabo agronome Ferina yagiye ashyiraho ifumbire y'inko mbabarire nayo nkoresheje iki giti ndimo nkamera ni ukuvuga ngo hari n'ikindi ariko ushobora kuba usimbutse mu kwita kuri ibyo bintu yego hari ikintu kijyanye udukoko natwo dushobora gutuma
indabo zihunguka, imbuto zihunguka, cyangwa se zikarwara cyane. Udukoko uraturwanya ukoresheje iki? Wenda sinze kwamamariza uruganda cyangwa reka n'ubundi bisanzwe bizwi. Uyu muti ni roketi, ni spermetrine 40%. Iki giti murakibona, nta buziranenge gifite hano, murakibona nta dukoko gifite, gifite ubuziranenge. Cyegere unacyegere neza. Yego, kanyegere cyane. Iyo utwo dukoko natwo twaje tukarembya igihingwa, yego, rimwe na rimwe muzabona ibintu bimeze nk'ibintu bivuvuka by'umweru kuri avoka. Ni ukuvuga ngo kiba cyatatswe. Reka dukoreshe ikinyarwanda tusigaye kiba yego cyatewe n'udukoko, tukagenda tukaba twinshi, ukabona ibintu byavutse ngo iki gihingwa cyanjye ngo n'iki n'iki. Duteraho ya miti roketi, insecticide, imiti yica udukoko, imiti yica udukoko. Ariko mu miti yica udukoko nanabisubiremo, tugenda tuyihinduranya kubera ko turiya dukoko tumenyereje imiti imwe. Abantu bamenyereye ibintu bya kiganga babyita ngo resistance. Yego, hari igihe utera kakageza kakamenyera uwo muti, uragahindurira rero. Sibyo ko kuri avoka burya ntabwo bikunze kuba birebire, cyeke nk'umuntu azitereranye ugasanga nzabereka hari ahantu nzagera mbereke nk'igiti cyarembye. Unabisanga ku gihingwa, ugasanga no ku bishami n'iki, ugasanga ibintu bimeze nk'umweru byaravuvutse. Ndabizi, hari aho ujya ubibona, hari aho umuntu ajya abibona. Yego. Urakoze cyane. Iki kiganiro cyari cyo kugira ngo tugire inama abantu impamvu indabo zihubuka ugasanga umusaruro ubaye mukeya kandi warahinze ushaka gusarura avoka nyinshi. Ni ihe nama wasoza iki kiganiro ugira abantu? Inama nabagira, ubu ngubu tugomba kwigira. Tugomba kwigira. Yego, icyo nicyo cya mbere. Yego. Icya kabiri, tugomba no kumenya. Yego, kwiga. Yego, kumenya. Yego, ntabwo agronome azahora ku muhinzi wahinze igihumbi. Niyo mpamvu bagomba kureba Mr Tech Rwanda bakareba bino biganiro. Ntabwo rwose Ferna cyangwa se n'abandi b'agronome bagenzi banjye, cyangwa se n'abandi babihuguriwe, cyangwa se n'abafite n'ubumenyi. Burya ikigronome no kumenyera kubikora. Yego, ntabwo bazahora kuri buri muhinzi. Tugomba kumva tukamenya. Yego, tukabishyira no mu bikorwa. Tujye dukurikira ibiganiro kandi tujye dushyira no mu bikorwa ibyo twize. Urakoze cyane, ndagushimiye. Uru rugendo rwanjye urabona ko rugize ari ingirakamaro, kuko hari abantu benshi bagiye bareba ibiganiro uko bahinga avoka, ariko bajyaga bibaza impamvu ururabo ruhunguka. Bivuga ngo ni uburyo uba witaye ku gihingwa cyawe. Nureba iki kiganiro ukaba wakenera inyunganizi, nimero ndaza kuyishyiraho ku buryo wamubaza ibindi akagenda bigusobanurira. Ntimucikwe, ndabasaba gukora subscribe, like na share, kandi mugakanda kukazogera ku buryo muzajya mubona ibiganiro tubagezaho ukakibonera igihe. Ni urugero rero nari mbahaye. Ubutatsogera tureba n'izindi ndwara, tureba indwara nk'imwe ese ivurwa gute, nimba igiti cyaratatswe, aduha urugero rw'icyo arimo akora muri pratique. Ariko tuziga n'uburyo ushobora kuzahura avoka yazahaye. Ni ukuvuga ngo icyo kiganiro cyo tuzagikora, ese avoka yazahaye ivurwa gute. Ahangaha nari nkameye akayuki kugira ngo murebe ko iki giti nta kibazo gifite. Iyo kiza kuba cyaratewe imiti, izi nzuki ntabwo zari kuzaho. Nicyo nari mbikoreye. Ni ukuvuga ngo rero ndabasaba kandi tujye tugenda mu biganiro byose muduhe commentaire n'inyunganizi, uburyo twagenda tuzamurana mu buhinzi no mu bworozi tuzajyamo. Ntimucikwe, stay tuned.